kuri mwese abakomeje gukurikira Reyo TV mwese neza kubana natwe kuba mwakurikiye ibiganiro byatambutse. Turi ku cyumweru tariki 8 z'ukwezi kwa mbere turi mu mwaka wa 2017. Ni wa mwanya twahariye inkuru n'ibitekerezo, umwanya tugaruka ku makuru aba yaranze icyumweru tukayaganiraho namwe kandi tukabaha umwanya wo kugira ngo mutambutsemo ibitekerezo byanyu. Ni ikiganiro gitangira umwaka mugiye kugezwaho nanjye Innocent Muvunyi, ariko ntago ndije nyine ko hano muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye ni Tito Dusabiremo nkuko bamenyereye. Ni weekend ya mbere y'umwaka wa 2017 yishize twari mu minsi mikuru. Nshatse nakubwira ngo umwaka mushya muhire kuko n'ubwa mbere tujyanye hano n'impita ku ruhimbi cyangwa se kuri podium. N'ubwa mbere tujyanye anga muri mwaka wa 2017. Twizere ko ushize wawusoje neza kandi na usoje neza, ariko nanizere ko n'abakunze ba Reyo TV by'umwereka bakurikira ikiganiro n'ibitekerezo, nizere ko nabo umwaka bawusoje neza kandi bagatangira n'undi birumvikana neza. Nibyo koko rero Tito, ubwo nuko dutangiye umwaka nibisanzwe muri uyu mwaka nanone inkuru n'ibitekerezo umwanya nyine uwo mwanya uzakomeza ubeho, nubwo bwose wenda bishoboka ko hari byinshi bizakomeza kugenda byongerwamo cyangwa se byinshi tuzakomeza kugenda tunoza kurushaho, ariko uyu mwanya koko abantu nta kindi tuba twarawushyiriyeho. Nuko niba hari umuntu utaragiye akurikira amakuru yose uko yakabaye mu cyumweru uko kiba kinyuze, tugerageza kumwibutsa ibihe bikuru byaranze by'umwihariko ibyo bihe. Iki cyumweru inkuru tuba twarakoze ni umwanya wo kugira ngo abatarabashije kuyakurikira nk'uko ubivuze badukurikira, ariko nanone bakagira uruhare mu gutanga ibitekerezo, mu kugaruka nanone ku ngingo nkuru turi bugaruke muri aya makuru bifashishije nimero za telefone babona kuri screen za televizeri zabo. Barabona amanimero ya telefone bagomba kutwoherezaho ubutumwa bugufi biciye muri SMS cyangwa se kuri WhatsApp. Tito, muri iki cyumweru tuvuze ko inkuru irebana n'icyemezo cy'urukiko rwo muri Amerika, rwo muri Leta ya Virginia, kubirebana n'icyemezo cyo gutabariza umugogo w'umwami, ari inkuru yagarutsweho cyane muri iki cyumweru. Ntitwaba twibeshye, ntago baba bibeshye, kuko nyuma yaho umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa atangiye mu kwezi kwa 10, icyari gisigaye ni ukumenya ngo azatabarizwa he. Ni nyuma rero y'impaka nyinshi zagiwe n'abantu batandukanye, ariko noneho babandi bari begereye umwami wo abo mu muryango we ndetse n'ababanaga nawe, nibo bari kwishingiro ry'izo mpaka. Niko twavuga, ese umwami aratabarizwa muri Amerika, aratabarizwa mu Rwanda? Ibyo byose byagize impaka bigera naho bikemurwa n'urukiko rwo muri Amerika nk'uko waramaje kubivuga. Byabaye ngombwa ko bitabaza urukiko kwa 4 w'iki cyumweru, nibwo urukiko rwaje gutangaza umwanzuro warwo. Byafashe iminsi 2 humvwa ubuhamya, abashaka ko umwami Kigeli Ndahindurwa atabarizwa mu Rwanda cyangwa se abashaka ko atabarizwa muri Amerika, abo bose batanga ubuhamya. Ngira ngo niko ubusanzwe bigenda mu rukiko, ariko urukiko mu bushishozi bw'umucamanza basanga koko icyemezo, banzura ko umwami Kigeli gatanu Ndahindurwa agomba gutabarizwa mu Rwanda, by'umwihariko imwima ya Nyanza aho yimiye. Ibyiza hari nuko twabanza tugakurikira inkuru twakorera na mugenzi wacu Liliane Kalisa, hanyuma nyuma twagaruka tuvuga byinshi kuri iyi nkuru. Ubu noneho umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa wemerewe gutabarizwa mu Rwanda imwima ya Nyanza, nyuma y'iminsi 2 umucamanza mu rukiko rwo muri Leta ya Virginia yumva ubuhamya bw'abagize umuryango w'umwami bafashe icyemezo cyo kwitabaza urukiko nyuma yo kunanirwa kumvikana n'ababanaga nawe muri Amerika ku ngingo irebana n'aho umugogo w'umwami watabarizwa. Umunyamakuru uherutse kuganira na bamwe mu baturage batuye imwima mu karere ka Nyanza ahari umusezero w'umwami Rudahigwa mukuru wa Kigeli, bamubwiye ko bifuza ko umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa watabarizwa mu Rwanda, by'umwihariko muri ako gace. Muzamutuzaniye tumwishyingurire. Si umunyarwanda se? Gomba gutabarizwa inahangaha kubera ko na murukuru we ari mu Rwanda, niho yashyinguwe. Imana imuhiruhuko ridashira. Wese kuki atagaruka iwabo, akaza agashingurwa mu Rwanda nyine iwabo?
bamwe mu babanaga n'uwo mwami nk'umuvugizi we Boniface Benzige bavugaga ko umwami yasize avuga ko natanga azatabarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa umucamanza yemeje ko nta kimenyetso simusiga bafite kibyerekana, ahita ategeka ko umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa woherezwa mu Rwanda akaba ariho uzatabarizwa. Umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika wari uri muri urwo rubanza yatangaje ko impaka zavutse nyuma y'uko habuze ibimenyetso bigaragaza aho umwami akwiye gutabarizwa. Ngo mu rukiko aho mu muryango w'umwami bashimangiye ko icyifuzo cy'umwami cyari ko umunsi umwe azataha mu Rwanda mu gihugu cyamubyaye. Umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yategetse u Rwanda kuwa 28 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1959 kugeza ahiritswe ku butegetsi kuwa 28 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'1961. Akaba yaratanze afite imyaka 80 y'amavuko hari mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru tariki 16 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2016. Liliane Kariza, Royal TV. Reka twongere tumushimire mugenzi wacu Liliane Kariza. Hanyuma Inosa, ku muntu uha agaciro ibirebana n'umuco n'amateka, kuba umwami umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ugiye kutabarizwa mu Rwanda kuko nkuko byemejwe bifite icyo bivuze ku muntu uha agaciro amateka, ku muntu uha agaciro umuco. Bifite icyo bivuze kuko ahandi mu bindi wenda mu bihugu byaragiye biyoborwa n'abami aho atabarijwe, ubwo ndavuga ngo n'ubundi ndakoresha iryo jambo gutabariza kuko mu Rwanda niryo bakoresha. Ni ahantu hashobora kwifashishwa wenda mu hagahindurwa ahantu bashobora kujya bajya gusura inzu ndangamurage n'ubundi ayo mateka agakomeza akabaho. Abahasura bakahasura amadevize igihugu kikayinjiza, yewe rega n'abantu batazi uko ibirebana n'ubwami bakaba babyiga kuko hashize imyaka igera muri 60 ubwami ingoma ya cyami iciwe mu Rwanda. Bivuze ngo hari abantu bakeneye kumenya ayo mateka. Ayo mateka rero nta bundi buryo ushobora kuyamenya uretse kugeraho wenda uwo mwami yatabarijwe, aho yaratuye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Atari bya bindi byo gusoma mu bitabo, atari nka bya bindi wenda tuvuga ngo umuntu yasomye mu mateka wenda abyumva yarabyize mu ishuri bya ba Farawo. Donc ari ibintu biri aho ngaho. Icyo ngewe nagarukagaho noneho cyunganire icyo uvuze ku muntu agacira amateka, ku muntu ukiyumva mu muco nyarwanda nubwo wagiye uhinduka ugakura birumvikana, kumva ngo umwami wayoboye u Rwanda wategetse u Rwanda mu gihe runaka areka dukoresha ijambo risanzwe ashyinguwe nubwo bakoresha gutabarizwa, ashyinguwe mu mahanga, ntabwo bifite igisobanuro cyiza ku mateka. Ubwabyo ngewe uko nabifata wenda nkaho bigaragaye ko hari ikintu cyabuze, hari ikintu cyabuze kuba umwami wategetse igihugu yatabarizwa cyangwa se nkuko wari uvuze uti dukoresheje ijambo risanzwe akajya gushyingurwa ahandi hantu. Ubwabyo byaba bigaragara ko nkaho wenda habuze ubumwe hagati y'abagomba kumushyingura cyangwa se kumutabariza, kuko nkaha ngaha ari nayo kesi nabyo byari byabaye. Bamwe bati agomba gutabarizwa muri Amerika, abandi bati mu Rwanda, bakabanza no kuvuga ngo niko yasize abivuze. Birashoboka ko byaba ari byo kuko ubundi umwami mu mateka ya kera umwami n'abo bitabiru bamubaga hafi abanyamabanga be, ibyo babaga bavuganye nyine ntabwo byajyaga muri rubanda. Birashoboka ko umwami ashobora kuba yaravuze ati muzantabarize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birashoboka. Ariko ku ruhande rw'abanyarwanda, ku ruhande rw'abandi navuze baha agaciro umuco bakanashimangira ibirango by'umuco, ntabwo byari kuba byiza. Ariko niba umwami yarasize yabivuze, dore ko hari n'abavuga ko bishobora kugira ingaruka zishobora gukurikiraho, usibye ko abo nabemera by'umuco. Tito, ibintu wenda bya cyami ntago ndi mukuru cyane wenda ku buryo naba narabayeho muri icyo gihe, ariko nanone kuvuga wenda mu cyuka ngo umwami yasize avuze ko agomba gutabarizwa aha n'aha, kera ibyo byaga bizwi n'abiru, nawe ubwe yabaga wenda tuvuga ari ibintu yavuze ba bantu ba hafi. Ariko abo biru noneho kuri ubu ntago bahari, harababanye n'umwami wa hafi, harimo ba Benzinge, harimo na Pastor Ezra Mpyisi, nawe ubona ibi bintu yagiye abikurikirana cyane. Ngira ngo wenda abangabo niba twasa n'abagereranya n'abiru be,
kuko nabo bari ariko bamuri hafi. biragoye mu 2017 kushobora kuza ukumvisha abantu ko umwami yasize akubwiye ibi n'ibi nta bimenyetso urimo gutanga, utarimo kwerekana inyandiko yasize wenda yandikishije. Nigeze kubyumva mu bitangazamakuru mpuzamahanga barimo kuvuga ngo tuno dusanduka babikamo amabanga coffre-fort, umutamenwa ngo umutamenwa izo nyandiko zari zirimo ngo waribwe. Who knows? Nta muntu n'umwe ubizi. Ngira ngo ni nacyo cyagoye mu rukiko ko rwa ruhande rwashakaga ko Kigeli wa gatanu Ndahindurwa atabarizwa muri Amerika rwabaye nkuru buri bimenyetso. Ubu ni ukuvuga ngo mu rukiko muri make ubutabera bwatsinze ku buryo bugaragaro umuco cyane. Ubwo niba icyifuzo cy'umwami bitarabashije ko abo yasize akibwiye batarabashije kukigaragaza mu rukiko, nyine ubutabera bwatsinze umuco. Igiharwo noneho ni ukuvuga ngo ese hakurikijwe amateka, niba urukiko rumaje kwemeza ko umugogo wa Kigeli wa gatanu uza mu Rwanda, harakurikiraho iki? Mu nkuru Liliane Kalisa tugejeho ntago atubwiye umugogo uzaza ryari, ntago atubwiye se ngo wenda abo mu muryango hari ikintu wenda batangiye gukora. Numva umwe muri bashiki ba Kigeli wa gatanu avuga ko uri kimwe mu bitangazamakuru yabati nyine urumva natwe n'icyemezo cy'urukiko kije muri kano kanya, ntago twavuga ngo tugiye guhita dutwara umugogo kano kanya, tugomba natwe kwisuganya, tugomba kugira ibyo tuganiraho. Ariko se ko noneho bemeje ko umugogo uza mu Rwanda, by'umwihariko Imwima aho umwami yimiye. Wabikomoje uti abiru babaga bazi bino bintu, nibo bagombaga kubitegura, nibo babaga bazi ikigomba gukurikiraho. Hari ibyo bita inzira y'ikirogota. Urakomoje ku amatsiko n'ibyo abantu bibaza birimo biragenda bigabanuka, ariko urusobe rw'ibyo twibaza by'abanyarwanda bibaza ruracyahari. Wari ukomejeho inzira y'ikirogoto, ni uburyo cyangwa se imihango. Twe kubyita uburyo, ni imihango yo gutabariza umwami yakorwaga mu rwego rwo gutabariza umwami. Icyo rero nicyo navuga noneho nabo ubwabo gishobora kugorana ko bagisubiza, kuko niba ari ibintu byakorwaga n'abiru, wenda ntiwavuga neza ngo abiru ntaba bashizeho, kuko hari abantu babanye n'umwami, harasobanukiwe ibintu by'ubwami, harabasomye biriya bitabo bya Musenyeri Alex Kagame bashobora kuba babizi. Ariko se noneho biriya bintu bishobora gukorwa? Urakibaza, ndakibaza, hari n'abandi bashobora kuba bakibaza. Hari umuntu twaganiriye, hari umunyamakuru wacu hano yaganiriye nawe yarabisobanuye. Jérôme Munyentwari yaganiye n'umunyamakuru Rukizangabo Shami Aloys, n'umunyamakuru navuga ko akurikiranira hafi ibirebana wenda n'amateka y'u Rwanda cyangwa se n'amateka muri rusange. Reka twumve icyo abivugaho. Inzira y'ikirogoto izakorwa. Yego. Inzira y'ikirogoto ni imwe mu nzira z'ubwiru 18. Hanyuma iyo nzira rero akaba ariyo yasobanuraga ibyo gutabaza umwami igihe yabaga yatanze. Nimwe byose byabaga bikomeye. Ni n'inzira ikomeye cyane mu nzira z'ubwiru tuzi. Ni inzira ikomeye cyane gusobanura ibyayo, kuko icyambere ikivugwa nuko iyo ibintu byiswe ubwiru birumvikana ko biba bizwi na ba nyirabyo, kuko burya umugani w'ikinyarwanda uravuga ngo akari mu nda y'ingoma kamenywa n'umwiru na nyirayo. Bivuga rero kuba byitwa ubwiru byari ibintu bizwi cyane cyane n'abiru, ndetse amahirwe twagize nuko twagize uwabivunguriweho akabimenya akandika izo nzira z'ubwiru, naho ubundi kubimenya ntibyari kutworohera. N'ababinonosora abo twigeze kuganira b'abanyamateka baturuta bagiye no muri ibyo bisanira by'ubwiru, bavugaga ko n'abiru batinyaga kubisobanurira umwami kubera ko ngo umwami yashoboraga guhahamuka yumvise ibizamukorerwa maze gutanga. Ibyo bizamukorerwa byashoboraga gutuma ahahamuka. Rero na n'ubu ntituramenya ibyo ari byo. Icyakora icyo twari tuzi cyabagaho muri iyo nzira y'ikirogoto nk'ibisanzwe umwami yatanze. Murabizi ko isumba zitegeranaga n'imfizi n'ibindi byabaga
byarangaga abanyarwanda kwinezeza kw'abanyarwanda nk'uko n'abanyarwanda bafata urupfu muri iki gihe muzi ko habaho kwera no kwirabura. Muri uko kwirabura rero niho habagaho ibyo bintu byo kwinezeza byafataga nk'umuziro bikafatwa nk'ibibujijwe. Nibyo umuntu yabona, ariko nanone ibyerekeranye n'uko abiru batabazaga umugogo w'umwami n'ibyo bakoreraga imihango bakoreraga umugogo w'umwami kugeza na n'ubu ntibiranonosorwa ngo bigaragare muri ibyo byerekeranye n'umuhango w'ikirogoto wakorwaga n'abiru ubwabo. Ubu iyo mihango yose ishobora kuzakorwaho ibihe bigeze? Birashoboka cyangwa ntibishoboka. Impamvu uvuga ngo birashoboka nuko ibyo ari byo byose Gihanga Ngoma Ijana kuva mu isekuruza rya 10 niho tugenekereza yaba yarabayeho, rya 11 kuza kugera ubu, ndetse ntiwahamya neza ko akagozi k'ubwiru gashobora gucika. Ishobora nanone kudakorwa kubera ko ingoma ya cyami umwami ntitumuhakana yari ariho koko, ariko nanone urebye ingoma ya cyami yasimbuwe na repubulika. Bityo rero niba ibiranga ubwami byose bitakiriho, ahubwo hakaba hari abantu bavuga ngo bari kumwe n'umwami, baba bafite icyo bapfana cyangwa se abafite icyo bapfana kubera imitegekere, ubwo navuga nk'abiru baba bakiriho cyangwa se ababavukaho. Ikindi kandi kijya guhamya ko wenda iyo mihango itakorwa nuko burya uko ibisekuruza bigenda bisimburana, icyo cya kintu umuntu yakwita nkaho ari ikintu ndakuka cyangwa cy'umwimerere bigenda burya bicuya. Nimvuga gucuya abantu bumve ko ari nko gushira misa. Rukizangabo Shami Aloys aganira na Jerome Munyentwari n'umunyamakuru wacu. Tito atangiye asobanura inzira y'ikirogoto. Twe twari twabaye nk'abayinyuramo muri makeya. Birashoboka ko wenda mu badukurikiye hari umuntu utarunayizi. Inzira ni nk'imihango. Imihango yagarutse ku mubare w'imihango yakorwaga ibwami. Imihango ni inzira. Ni inzira imihango yakorwaga ibwami, imihango itandukanye. Wavuze uti hari umuntu ushobora kuba yibaza niba ino mihango izakorwa irebana no gutabariza umwami. Wavuze uti nawe birashoboka kuba ubyibaza, n'udukurikirana nawe ashobora kuba byibaza. Igisubizo ntago gihari neza. Urabona n'uyu munyamakuru w'impuguke cyangwa wakurikiranaga cyane ibirebana n'amateka, nawe bamubajije batese ukurikije aho ibihe bigeze urabona ino mihango izakorwa, ati birashoboka ko ishobora gukorwa cyangwa ntikorwa. Ariko nge numva ndabona uruhande runini rushobora kuba amahirwe menshi cyangwa se ibyago ari uko iyo mihango idashobora gukorwa. Mbihereye ku kuba wabyumvise ko natwe tutayizi. Iyo mihango yari izwi n'abiru. Byasaba kumenya se hari umwiru nibura usigayeho mu Rwanda kuri ubu ngubu? Ntiyabura. Nemeza neza ko atabura umwiru. Abaye hari ubwo ngubwo n'abashobora gukora. Ariko niba nta mwiru hari uzi iyo mihango, akaba nta n'undi muntu yizi, birumvikana ntago yakorwa nta muntu yizi. None Tito, niba ino mihango itazakorwa kuri wowe mu ndorerwamo yawe, urumva umugogo w'umwami uzaza, tuvuge kuzaca ku kibuga cy'indege i Kanombe, bakazana imodoka bakanyaruka n'i Nyanza imwima, bagatabariza icyo ntekereza, niba inzira y'ikirogoto idakunze, numva hari ikintu numva ntekereza cy'icyubahiro gishobora guhabwa ishyingurwa cyangwa se itabarizwa ry'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Ntago azashyingurwa nk'undi muntu wari we wese. Ndumva hari ikintu kimeze nk'icyubahiro cyihariye azahabwa, byangora kugisobanura. Ariko niba inzira y'ikirogoto itazakorwa, niba birashoboka ko nta muntu ushobora kubyibuka, numva hari icyubahiro yazahabwa nyine nk'umuntu wari umunyacyubahiro. Icyo cyubahiro rero nicyo bigoye gusobanura, kuko umunyamategeko arapfa
abagenzi bakajya muri Supreme Court bakambara ya myenda. Umusirikare yapfa hari amasasu barasa icyubahiro cya gisirikare bakamushyingura mu buryo bwa gisirikare cyangwa se n'undi wenda wo mu nzego z'umutekano nuko nguko babigenza. Umushingaamategeko bakajya mu nteko, noneho umwami urumva hazakorwa ikihe kimenyetso? Nyine nicyo nakubwiye bigoye gusobanura. Ubundi cyagakozwe n'inzira y'ikirogoto, ariko se turimo turibaza twese niba bizashoboka. Mu gihe bidashobotse rero numva nyine azahabwa icyubahiro gifite aho gihurira n'umuco, ariko azajya ahabwa mu itabarizwa rye. Njye niko numva. Reka ano matsiko cyangwa se ibibazo igihe bizaba byasubijwe bigasubizwa wenda n'abashobora kuzategura iyo mihango, Royal TV izaba ihari ibikurikirane. Ngira ngo nicyo dushobora kwizeza abantu. Nicyo cyonyine gishoboka. Tito, abantu baraza kohereza ibitekerezo haba kuri iyi nkuru ndetse no ku zindi zose zigiye kubagezaho. Baraza gukoresha uburyo busanzwe no kutwandikira kuri WhatsApp cyangwa se bakatwohereza ubutumwa busanzwe bakoresheje nimero barimo kubona kuri screen. Tito, muri iki cyumweru bwo turimo kugenda tureba inkuru navuga ko zagiye zigarukaho cyane, zaje imbere. Nyuma y'iyi nkuru sinabura kuvuga ko inkuru irebana no kuba abaturage bari babuze uko bagura umuriro yaravugishije benshi. Ifite igisobanuro cyangwa se ifite uburemere kuko yatangiranye n'umwaka. Hari abantu batangiriye umwaka mu cyo nge nakwita ikizima. Kuva ku itariki ya mbere abantu uburyo busanzwe bukorwa bwo kugura umuriro ntabwo bwakundaga. Ngewe aho ntageze ni henshi, sinzi nawe navuga ko ari mu gihugu hose. Uburyo byari bigoye kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2017. Ni ikibazo abaturage bamwe batahwemaga no kuvuga ko byabateje igihombo, ko cyabaye umunsi umwe ibiri bigera muri 3. Ngira ngo nko ku munsi wa kabiri nibwo nabonye itangazo rya REG imeze nk'irimo kwisegura ku bantu, ivuga ko hari ikibazo cyabaye cya tekinike abafatabuguzi babo ngo bagiye bagira. Inatanga uburyo bushya bwo kugura umuriro, haba ko bakoreshaga mobile money, haba no kubaguraga umuriro wenda bifashishije bank banyuze bakoresheje bank. Ariko nanone ubwo buryo yari yatanze nabwo ntabwo abantu bose bwabakundiraga. Hari abamaraga amasaha n'amasaha barimo kugerageza kugura umuriro bikanga. Ari naho baheraga nyine bavuga ko bishobora kuba byabateje igihombo. Nyuma yaho iki kigo REG nibwo cyaje gukora ikiganiro n'abanyamakuru. Ngiye cyantangaje nuko bavuze ngo ntibashobora kwishyura ibyangijwe muri icyo gihe cyangwa umuntu waba arahuye n'igihombo. Reka tubanze dukurikira agace ka mbere aho umunyamakuru wacu Felix Habineza yaganiraga na bamwe mu baturage barimo kumubwira ko bagiye baterwa igihombo no kuba barabuze uko bagura umuriro. Tugaruka none twumva n'icyo REG ibivugaho. Mu batubwire badukemurira ikibazo kuko business dufite zose zapfuye, mbese ibintu byagenze nabi, tumeze nk'abantu bapfushije, turi kwaza nimba turi burye byaducanze. Kuva mbere gato y'umunsi mukuru wa Bonane nibwo abaturage bavuga ko batangiye kugura umuriro bikanga. Mukamana Claudine ndetse na Karemera basanzwe bagura umuriro w'amashanyarazi bakoresheje telefone cyangwa bakajya ku mu agent ucuruza amashanyarazi, ariko mu minsi nk'itatu ishize inshuro zose bagerageje kugura umuriro byaranze, bituma ubucuruzi bwabo buhomba. Ese niba twacuruzaga nk'ijana tuba twacuruje nka 40 tuba twahombye kubera kubura umuriro gusa. Abanyarwanda bose no ku matelefone bari gushaka kugura umuriro, connection byanze imaze iminsi 2, bamwe bari mu kizima. So ni ikibazo rero mu by'ukuri ahantu bari kwizera mu makaritsiye bashakisha ahantu ari connection ku ma bank atandukanye. Kuva ku wa gatanu nta muriro dufite, kandi dufite ibikorwa, dufite amasaro, dufite n'amazi arimo abapangayi, ntabwo tubacanira kubera ikibazo cy'umuriro. Aba bagura umuriro bavuga ko batewe igihombo no kubura uko bawugura. Abagurisha umuriro hirya no hino mu mujyi wa Kigali babwiye Royal TV ku kibazo cyatewe no kubura connection, kandi nabo ngo byarabahombeje. Nk'icyo gihe network iyo zanze, hari igihe wenda ugira nka gatoya network zikaboneka, cyangwa se ugaha umuntu umuriro network zari zanze, nyuma ukajya kubona balance wari ufite ugasanga yagabanyutse, nabonye message ko wenda umuriro wagiye. Iki kibazo kimaze iminsi igera kuri 3, si umwihariko muri Kigali gusa kuko no mu bindi bice by'igihugu ariko byari bimeze.
ku cyifuzo cyabo twaganiriye ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu cyagikemura vuba batarahomba cyane kandi ngo kikajya kimenyesha abakiriya bacyo igihe hari ikibazo nk'iki kugira ngo abafite icyo bakora bagikore nko kuba bagura umuriro uhagije mbere y'uko ikibazo nk'iki kivuka. Ako niba namudusuye mwatubariza nyine mukadufasha mukabaza nyine impamvu icyo kibazo kuko ntago bigeze bohereza message cyangwa ngo bagire ikintu bavuga kuri icyo kibazo cyaba cyarabaye. Haribayeho nk'ikibazo runaka cyo kuba igihugu kijya kubura umuriro cyangwa se abanyarwanda ngombwa ko bataribona umuriro mu minsi runaka, babanza bagatanga amasemesi cyangwa bakabibwira abantu ku bitangazamakuru. Dufite ibitangazamakuru mu Rwanda bitandukanye byinshi, abanyarwanda basigaye barateye imbere mu bitangazamakuru, bakanza bakabimenya ko hagiye kubaho ikibazo runaka, noneho ubuzima bugakomeza abantu babyiteguye. Uretse itangazo REG yasohoye mu mpera z'icyumweru gishize abantu batangiye kwijujuta ku nkuta nkoranyambaga, hari aho byageze uyu munsi abantu batarabasha kugura umuriro w'amashanyarazi. Nari nje kugura dore nimero za cash power dore n'amafaranga, ariko na n'ubu ndategereje sinzi niba ndawubona cyangwa se ntari buwubona. Watonze umurongo kuva ryari? Kuva mu gitondo saa moya cyangwa saa moya n'igice. Ubuyobozi bwa REG bavuga ko iki kibazo cyatewe n'ikoranabuhanga ry'abakorana n'iki kigo bacuruza uyu muriro. Uyu ni Jean Bosco Mugiraneza, umuyobozi mukuru wa REG. Tugurisha umuriro cyangwa se turawuranguza hakagira abawugurisha. Muri abo bawugurisha rero harimo umwe wagize ikibazo na sisitemu ye, bituma hari abakiriya bamwe batashoboye kujya bashobora. Ikibazo babiri dukorana baragurisha, n'undi ndumva mu kanya byakemutse, usibye ngira ngo abaguriraga kuri mobile. Ariko umuntu ashobora kugurira muri banki cyangwa akagurira muri quartier aho yasanzwe bahugurira. Aha ni mu gasantere ka Kabuga nk'uko mubibona, aba ni abantu batonze umurongo bashaka kugura umuriro kuri uyu wa kabiri mu masaha ya saa sita. Bose baracyategereje ko babona connection kugira ngo bagure umuriro bajye kubonesha mu ngo zabo cyangwa se kugira ibindi bakora. Abantu rero bagera kuri 30 bose bakaba bagitegereje ko byibura akamashini kasohora agapapuro kamwe kariho umuriro bagenda bagashyira muri konteri zabo, bityo nabo bakabona umuriro. Ngende Fisto Felix Habineza, Royal TV Ikabuga. Felix Habineza, aho hari imbere y'uko rero iki kibazo gikemuka abaturage bakirimo kuvuga ingaruka byabateje. Tito, bamwe mu baturage wumvishe ko bavuga bati REG cyangwa se na UCL kuki wenda niba iki kibazo nk'iki ngiki cyabaye igihe kikiba nyine bitarafata indi ntera badahita bamenyesha abantu ako kanya nyine kugira ngo niba ari unyaruka akagura umuriro wenda nk'inshuro nk'ebyiri cyangwa eshatu yari asanzwe agura ataza guhura n'ikibazo. Hari igihe kigize kubaho mu mpera z'umwaka ushize cyo kuvugurura imikorere ya za cash power. Icyo gihe batanze itangazo mbere baravuga bati umuriro ugomba kugurwa amasaha ya n'aya. Nibigera iki gihe ntabwo muzagura umuriro ngo bishoboke. Icyo gihe abantu barabyumvishe amatangazo hirya no hino mu bitangazamakuru. Iki gihe abantu barabimenye, abatarakoze stock y'umuriro baguraga nyine ya masaha yagenwe mu itangazo. Kuri ubu rero ni nacyo umuturage umwe yavuze ati kuki iryo koranabuhanga ryabo batagenzuye ko rigiye kugira ikibazo ngo bamenyeshe abantu hakiri kare. Ni igitekerezo cy'uriya muturage gifite ishingiro. Ikintu gitangaje nuko n'itangazo REG yasohoye yarisohoye abantu batangiye kwijujuta kuri Twitter, abantu barimo guhererekanya ubutumwa babatuka, donc ibintu ubona ko nyine byafashe indi ntera. Ari nabwo navuga ko babaye nk'abahita bakora reaction bagira aribwo batambutsaga ubwo buryo ngo bundi bwo kugura umuriro cyangwa se no kuba barihanganishaga abantu. Nyuma y'ibi haje kuba rero ikiganiro n'abanyamakuru. REG birumvikana yagombaga kugira ikivuga kugira ngo ikibazo cyakwiriye hafi y'ubu hose icyo ibwira abaturage. Umunyamakuru wacu witabiriye iki kiganiro yambwira ati REG ivuze ko ntishobora kwishyura abantu bashobora kuba barahuye n'ingaruka zo kuba barabuze uko bagura umuriro. Ntishobora nanone kuvuga wenda ngo wisaba imbabazi bya bintu nyine byo kuvuga ngo koko ibintu byaratubabaje wenda natwe ibintu bimeze gutya. Nje nabanje gutungurwa. Nawe se wenda barumva bo atari ikibazo gikomeye cyane
kuba hari umuntu wenda ukoresha umuriro wahombye tuvuge wenda wayohombye ibihumbi 10 20 hari igihe byakwihanganirwa ariko se nk'umuntu wahombye miliyoni wibuke kiriya gihe cyari igihe cy'iminsi mikuru abantu bashobora kuba barahahaga cyane abahaha bishobora kwangirika ubwo urumva umuriro umaze iminsi 2 hari biribwa byangirika ku buryo bugaragara tekereza nk'umucuruzi wakoze stock wakomeje kuri icyo kintu cyo kuba byari biri mu minsi mikuru nibuka ko mu minsi mikuru abantu baba barimo kugana aho bagura akaboga urumva hari umuntu ushobora kuba noneho yari yaranguye nyinshi kurushaho avuga ko byagenda kose abakiriya bari buze azi kubise muri frigo wenda umuriro uramushiranye atari bubone ahantu agurira REG ivuga ko rero umuntu ushobora kuba yarahombejwe na kino kibazo ngo ashobora kwitabaza RURA n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imirimo imwe n'imwe ifite igihugu akamaro akaba wenda aribwo buryo bushobora gukoreshwa kugira ngo imurenganure ariko REG ntutekereze ko yo izaza ngo ije kuguha niba nabyita impozamarira cyangwa se indishyi reka twumve Jean Bosco Mugiraneza n'umuyobozi mukuru wa REG habaye umurongo koko umurongo ntago wakwangiza icyuma cyangwa imashini cyangwa se kuba waguraga kuri mobile money ukagura ugiye wenda ku mashini isanzwe ntago byakwangiza igikoresho ikindi hajemo ibyo bintu by'impaka ubundi RURA ifasha kugira ngo ibe yarenganura cyane umukiriya Jean Bosco Mugiraneza umuyobozi mukuru wa REG ni ikigo gishinzwe ibirebana n'ingufu z'umuriro w'amashanyarazi iki kintu cyabayeho cyatumye nibaza ku ikoranabuhanga niba ikoranabuhanga ni ryiza uzi kuba wibereye mu rugo umuriro ugashira ukicura ugakora kuri telefone ukagubuguza umuriro systeme y'ikoranabuhanga ni ryiza ariko se mu gihe nta bundi buryo bushobora kurisimbura igihe ryageze ikibazo ikoranabuhanga rishobora kuzagera igihe nyine rigatera abantu ibihombo nk'aba ngaba ubundi navuga ko ari nazo mpungenge buriya isi iriho uko ikoranabuhanga nyine ririmo kugenda ryiyongera REG ivuga ko nyine ari umwe mu bafatabuguzi cyangwa se umufatanyabikorwa ariko se ko undi niba barenze umwe undi ko bitakoraga njye navuga ko ikibazo cyabaye urumva cyari kiri muri systeme kuko nta kuntu ushobora gusobanura ngo hano muri Kimihurura Remera hirya ya Kigali hose ibintu byadogereye umuriro wabuze ngira ngo mu makuru wabonaga za Gicumbi hena Masheke bavuga ati rwose natwe twabuze uko tugura umuriro urumva ko aba ari ikibazo kireba igihugu cyose bivuze ngo biri muri systeme nyine ntago ari ukuvuga ngo ni umuntu umwe na nkuko wenda tuvuge n'abandi agent ncuruza umuriro wenda ngiye nagira ikibazo nk'imashini yanjye yigize ikibazo ngo wihite byafekta igihugu cyose umva ko nyine ari ikibazo muri systeme ariko se iyo technology noneho nge nk'umukoro mbona abantu bashinzwe ikoranabuhanga bakwitaho ni uguteganya uburyo bubiri niba bishoboka ariko ntabwo mbizi niba ikoranabuhanga rishobora gutenguha abantu muri ubu buryo turavuga ku muriro gusa utase amabanki yose noneho cyangwa se ikindi gihe nubwo tutabyifuza igitekerezo cyane nuko bibaye ari bishoboka hashyirwaho uburyo bubiri igihe ryakoranabuhanga ritengushya abantu hakaba hagira ubundi buryo bibaye bishoboka bushobora kwifashishwa ubwo nicyo twakwita backup aho bidashoboka nanone uburyo bwa busigaye ni ukuvuga ngo iyo mukimara kubona icyo kintu muhita mufata ingamba zako kanya gufata izo ngamba navuga ko ari ukureba ikintu gishobora guhita gikorwa nyine niba mu gitondo saa moya muri REG bigaragaye ko hari ikibazo cyo kugura umuriro ntago byakageze saa 3 icyo kibazo nanone kiri aho ngaho abantu bataramenyeshwa kuko erega he n'abantu batabaga bazi n'icyabaye batangiye kubyandika kuri Twitter nibwo abantu noneho babaye nk'abarembye REG itangira kugira reaction itisore iryo tangazo navuga mu buryo bwihuse ikindi wenda umuntu nanone yakomozaho habeho flexibility REG yukumva wenda ngo kuba ari ikibazo yagize ibibazo ntago wabiteguza ngo umuyobozi wayo wenda ngo nanone ahita avuga ngo nta kintu dushobora gukora come on
nanone byumvikana nabi ku muntu ushobora kuba yaratewe igihombo na kino kibazo gikabije nk'abazangira twahoze tugarukaho mu mwanya byumvikana nabi nyine byumvikana nabi cyane. Ikindi nanone cyarebwa ni ukureba niba urabona nka REG niyo nyine navuga supplying umuriro dufate nk'urugero, ariko nanone ntekereza ko hakabaje n'abandi bashoramari bakaba bati natwe noneho tugomba kugira gute, donc hakabaho iyo competition. Nk'ubu ngubu ushobora kuba ufite telefone wabuze uko ugura amayinite muri company ya telecommunication imwe ugahita ugura ku mayinite ku yindi, urumva uba ufite ahandi hantu wahengekereza, ariko se noneho niba nta handi ari REG uko byagenda kose ugomba kugura umuriro muri ubwo buryo wabigenza gute? Ni ikibazo gikomeye. Tito, hari abantu batangiye kohereza ubutumwa ngo tubunyuremo kugira ngo tubone no kujya ku zindi nkuru, kuko amakuru yaracyahari yagiye agarukaho cyane muri iki cyumweru. Twasoma ubutumwa hari abagize icyo bavuga, hari uwagarutse ku nkuru twagarutseho yo gutabariza umwami ati mwiriwe, bazashyingura ryari umwami? Ngira ngo natwe icyo igisubizo ntacyo twamuha muri aya masaha, ntabwo biramenyekana. Undi aragira ati twabasabaga ko mwaduha nimero za rabu bareberaho amanota ya prime. Ubutumwa ntabwo bwanditse neza, ariko ntabwo ari RAB, ubwo ni REB yashaka kuvuga. Ntabwo ubutumwa bwawe bwagaragaraga neza. Tumusubije amanota azatangazwa ejo, ngira ngo ntazajye kure cyangwa se azakomeza bikurikirane. Royal TV nayo izabihari kugira ngo ubutumwa bundi buracyaza, twakomeza turaza kugarukaho mu kanya. Abantu bakomeza bohereza ubwo butumwa rero bifashishije iyo nimero twabahaye. Wenda niba hari umuntu udashobora kuba arimo kubona uko yandika, reka nyibasomere. Ni 0781644383. Ubutumwa bwawe iyo ukibwohereza buhita butugeraho tukabusoma, tukabusangiza aba badukurikiye. Ibitekerezo byanyu abari inyamibwa tubiha agaciro gakomeye cyane. Tunyarutse nanone indi nkuru navuga yagarutsweho muri iki cyumweru, nirebana n'icyemezo cy'umujyi wa Kigali wafashe cyo kwimurira abantu basanzwe bakora ibikorwa by'ubucuruzi ariko babikora mu mazu yo kubamo, ko bagomba kwimukira mu mazu y'ubucuruzi cyangwa se amazu yagenewe nyine ubwo bucuruzi, kugira ngo bave mu mazu yo kubamo, izo bita residential houses. Abo bantu bahawe amezi 3 kugira ngo babe bimutse. Twitege ko nanone iyo ari gahunda izangira gukurura impaka nyinshi. Sinzi niba guhabwa amezi 3 by'ubwabyo ari amezi ahagije, ariko noneho n'uburyo bwo kwimuka ati nimwimukire muri aya mazu, impande zombi n'ubundi zakomeza. Twitege ko muri ayo mezi 3 hashobora kuzavukamo nanone impaka z'urudaca, bati mwaduhaye igihe gito byagenze gutya na gutya. Impaka zo ntabwo zizabura, ndi ku giti cyane ndaziteze. Ubundi dusubiye inyuma gato ya n'icyemezo umujyi wa Kigali uvuga ko wafashe mu rwego rwo kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi, nanone akaba ngo ari icyemezo umujyi uvuga ko wafashe kugira ngo nyine ukemure bya bibazo nyine. Niba muri Kigali harimo kuzamuka amazu menshi cyane, harimo n'ay'ubucuruzi, ariko hakaba navuga ko nubwo bwose batemera ngo berewe, bavuga ko wenda hashobora kuba hari ikibazo cyo kuba abantu batitabira kuyakodesha, ariko iyo urebye ubona ko gihari. Ntago amazu yose aruzura, ntago arabona abakiriya. Bivuze ngo ayo mazu y'ubucuruzi nyine nicyo yubakiwe, agomba gukorerwamo ikintu yubakiwe. Niba ari amazu afite ama office, ibiro, agomba kubona abayakoreramo. Ariko nanone nk'uko bikomojeho, hakaba hari cya kintu cyo kuvuga ngo hari abantu bakoraga muri ya mazu asanzwe yo guturamo. Hari ama NGO, imiryango itegamiye kuri leta, hari ibigo bitandukanye byakoraga muri nyamwene ayo mazu. Hakaba ye n'abari basanzwe bahakorera ubucuruzi busanzwe. Ubucuruzi busanzwe, umuntu afite akabari, uhafite restaurant, uhafite cyangwa se ikindi kintu wakorera. Abo rero nibo basabwa mu mezi 3 kuba bagiye mu mazu ari hirya no hino yo gukoreramo ibikorwa by'ubucuruzi cyangwa se gutanga serivisi. Wavuze uti hashobora kuzabaho impaka icyemezo cy'inamara no gutangazwa. Umunyamakuru wacu yavuganye na Edouard Munyamariza, no muvugizi w'imiryango ya société civile, aravuga ati
amezi 3 ubwayo ntago ahagije. Hari abo bishobora gutera igihombo, hari abo bishobora kugiraho ingaruka, kuko urumva ubundi amezi 3 icyemezo kije kigahita gitangazwa ngo mu mezi 3 hari abantu ko byagenda kose bita byumvikana kigomba kugonga. Gusa ku rundi ruhande igitanga icyizere nuko hari abatarebwa nayo mezi 3 wenda nk'umuntu ufite amasezerano y'ubukode y'igihe kirekire, ayo mezi 3 ashobora gusanga akiri muri ubwo bukode, abo bazaba bihanganiwe. Ariko urebwa nayo mezi 3 ku buryo buhita bumwitura hejuru ako kanya, ndatekereza ko ashobora kubikora wenda kubw'imbaraga, ariko ku rundi ruhande impaka ntizabura. Okay, reka tubanze dukurikira inkuru twateguriwe na Clement Uwiringiyimana, umunyamakuru wacu hano kuri Royal TV. Turagaruka tuganira kuri inkuru, turakomeza kandi no mu yandi makuru yandi atandukanye yagarutsweho cyane muri iki cyumweru. Umujyi wa Kigali uvuga ko ibarura wakoze ryagaragaje ko hari inzu zirenga 900 zikorerwamo ibikorwa bitandukanye n'icyo zubakiwe. Urugero, inzu zo guturamo ugasanga zikoreramo imiryango itegamiye kuri leta cyangwa zikorerwamo ubucuruzi. Gasabo habaruwe inzu 517, Kicukiro habarurwa 93, naho Nyarugenge habarurwa 336. Parfait Busabizwa ni umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe ubukungu. Iyo urebye ku bijyanye n'umutekano, ujyanye ku bijyanye na parking, aho usanga nk'ari Kimihurura muhaciye ngira ngo mwabwibonera, aho bakorera nyine ni inzu yo guturamo, ugasanga yinjiremo imodoka ebyiri, izindi zose zikajya ku muhanda. Murumva ko polisi ntabwo yahora igenda ifunga izo modoka cyangwa izirukana. N'ibindi byinshi bijyanye n'isuku nkuko nababwiye, kuko dushyira imbere cyane cyane mu mujyi wacu isuku, umutekano ndetse na serivisi inoze, kuko iyo wakiriye abantu mu nyubako nk'iyo ntoya yari iteganyije abantu 3, 4, 5, ibyumba bikaba biro, urumva no kwakira umuntu ntabwo biba bicyoroshye. Gusa ku rundi ruhande imiryango itegamiye kuri leta ivuga ko ahanini ibonaho gukorera yisunze abaterankunga ngo yo bizayigora. Bwana Edouard Munyamariza ni umuvugizi w'ihuriro ry'iyi miryango. Reka wenda nkwibutse n'ikindi gihe byongeye gukorwa, hari imiryango yahutajwe pe. Murayibuka nka Liprodoro igihe bayirukanaga bagata ibintu hanze ku musozi, byarayihutaje kandi birayigora pe. Ni ukuvuga rero ngo turizera ko tutazongera kubona indi miryango itabwa ku musozi, ibintu byayo bakabinaga hanze, noneho igatangira kujya mu bindi bibazo bidasanzwe. Kuko of course ntabwo washobora kugira ibyo ukora udafite aho uba, kandi ntabwo washobora kujya kwigondera ari amazi arahenze, urabizi nta gihugu kibaho kitagira societe civile. Umujyi wa Kigali wizeza abafite impungenge ku biciro ko bizagabanuka, aho metro kari kodeshwa amadolari y'Amerika 20, ubu ngiri gukodeshwa amadolari 15. Gusa imiryango itegamiye kuri leta yo ikomeza ivuga ko ibi biciro bihanitse. Ari amazu yujujwe hariya, urabizi ukuntu ahenda, metero karimwe igura amadolari 12, sinzi aho batekereza twayakura. Umujyi wa Kigali ubivugaho iki? Amazu yo guturamo aho NGO zikora, sinzi ko ari gusa barishura buri kwezi. Ari nayo mpamvu tuvuga yuko natwe tutakwishimira gukura NGO yakoreraga Kimihurura yishura amadolari 1000 ngo tuyisabe kujya kwishura ahantu 2000 by'amadolari. Oya, izajya ahantu hajyanye n'ayo mafaranga harahari kandi hemerewe gukora ibyo bashaka gukora. Abacuruzi bakomeye mu mujyi bahashoye imari, bubaka amazu akomeye kandi agaragara neza. Iyi miturirwa abayubatse baherutse kwinginga leta ngo ibafashe kubona bazayikoreramo. Ubu ngubu aho gushyira ibiro harahari pe, nta mpamvu nimwe waba ugisanga za ONG amajansi runaka bari mu mazu ararwamo ugasanga nimo ibiro by'abantu biri. Ntabwo rero ari byo. Twumva ko mu Rwanda aho tugeze, u Rwanda aho rugeze 2016 ngirarangiye, 2017 iraje, ntabwo abantu ibiro by'abantu byakabaye bikiri mu nzira arwamo. Ese yaba ariyo mpamvu yatumye iki cyemezo gifatwa? Ntawe duhatira kujya mu nyubako nimwe. Abatuye umujyi wa Kigali babarirwa hafi 1,200,000 kandi ngo umubare ukomeza kwiyongera. Ngo icyemezo nk'iki ni mu rwego rwo kubahiriza igishushanyo mbonera. Inganda, ubucuruzi, ubuhinzi, gutura ndetse n'ibindi bikorwa bikabona aho bikorerwa. Clement Uwiringiyimana, Royal TV. Arakoze cyane Uwiringiyimana Clement. Tito nkuko wabivuze uti impaka zo nukuzitega. Nukuzitega, ariko harimo ibintu bibiri. Kuba
abakorera abatanga serivisi bashobora gukorera ahantu heza, ahantu hagenewe gukorerwa serivisi, byo ntawabihakana. Ikintu cya mbere ni ukwibaza umwanya aba bantu bahawe urahagije. Icya kabiri ndavuga igihe amezi 3. Icya kabiri ibiciro by'ayo mazu byo bibereye abo bantu basabwa kwimukira muri ayo mazu. Ibyo bintu byombi ni ibintu byo kurebwaho. Reka ngaruke kuri icyo ngicyo usorejeho cyo kibiciro. Umujyi wa Kigali uvuga ko amaze kuvugana na ba nyiramazu, aya mazu y'ubucuruzi, ko ibiciro bagomba kuzagabanya kugira ngo bano bantu bazakodesha babone aho bajya. Ahubwo noneho icyo ngicyo wari uvuzeho cya mbere cyo kuvuga ngo igihe bahawe, n'ubundi polisi iyo ari gahunda ije iza ari nziza, ariko icyemezo ko byagenda kose ntihashobora kubura umuntu kibangamira. Nibyo bavuga ngo nabyita gute mu Kinyarwanda, iterambere rigomba kugira n'ibyiza rigomba kugira ikiguzi, niba ariko umuntu yabyita. Niba njyewe nitwa X nari naraguze inzu wenda muri Kimihurura, nkahashyira televiziyo, iyo nzu nyine narayiguze, nyuma y'amezi 3 nzaba nsabwa wenda kujya gukorera muri Kigali Heights cyangwa se muri Chic cyangwa se mu yindi nyubako iyo ariyo yose. Bivuze ngo nshobora kuzahura n'ikibazo cyo kuba ntafite amafaranga yo guhita njya gukodesha, kandi nanone ntashobora guhita mbona umukiriya wa yanzu yanjye nari naraguze Kimihurura, ariko nta kundi navuga ko nyine icyemezo cyaje. Ibyo byose rero kubikubira mu mezi 3, ariko ku rundi ruhande ndumva ko ndizera ko umujyi wa Kigali uzagenda ukorana neza n'abarebwa n'iki cyemezo, kuko abantu bafite wenda ubushobozi butandukanye. Hari ufite ubushobozi bwo guhita bishyira mu bikorwa, hari ufite ubushobozi wenda mu kwezi kumwe, mu mezi 2, hano ufite ubushobozi mu mwaka. Icyo numva ku giti cyanjye umujyi wa Kigali wakwitondera ni ukuvugana nabo bireba umunsi ku munsi, impande zombi zikumvana, zikumvikana. Nanone ikindi umuntu yakwibaza, hari bano ba nyiramazu y'ubucuruzi, urumva niba barasabwe kugabanya ibiciro byo gukodesha. Ibiciro bari barashyizeho, ntekereza ko bari barabishyizeho bagendeye wenda ku bikoresho bakoresheje bubaka ayo mazu, bagendeye wenda kuvuga ngo dufate nk'urugero nk'abantu niba ari nk'abacuruzi bishyize hamwe bakubaka Kigali Heights, batse inguzanyo wenda bavuganye na banki bashobora kwishyura mu myaka 10. Muri iyo myaka 10 bari barabaza bati wenda mu gukodesha twajya twinjiza ya ku kwezi, tukajya twishyura n'aya, imiryango yacu nanone natwe igatungwa n'aya, kuko ibyo ni ibintu it's obvious. Ibyo byose uvuze wongereho n'umusoro, nuko bigenda. Niba se wa muntu noneho we asabwe ko agabanya igiciro cyo gukodesha, bishobora kuzatuma inguzanyo ayishyura igihe kirekire, kandi nanone inyungu ikiyongera. Naryo nihuriza. Byose ni ibintu umujyi wa Kigali nk'urwego rwashyizeho polisi nk'uko wahoze ubivuga, ndetse n'abarebwa n'icyo cyemezo, ni ibintu bagomba gukomeza gusuzumana ubwitonzi kugira ngo hatazagira uruhande rubangamirwa. Tito, turakomeza nanone tunyaruke tukomeza no mu yandi makuru. Nanone muri iki cyumweru reka tujye ku nkuru yagarutsweho, reka duhite tujya kwireba nanone n'izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri petrol. Muri iki cyumweru byatangajwe ko byongeye kuzamuka, biza bikurikira ko nanone mu kwezi kwa 11 umwaka ushize byari byazamutse. Bamwe mu bagura petrol mu bikomoka kuri petrol, ndavuga nk'abashoferi, batise rura ntishobora guca inkoni zamba, cyangwa se nanone ikamenya ko niba hakomeje kubaho iri zamuka ry'ibikomoka kuri petrol, nanone ishobora guhindura ibiciro by'ingendo. Ni kenshi inshuro zose iyo habayeho kuzamuka kw'ibiciro by'ibikomoka kuri petrol, impamvu ikunze kugaragazwa cyane ni impamvu y'uko no ku rwego mpuzamahanga ibicuruzwa nk'ibyo ngibyo biba byazamutse. Icyo nta kintu nka rura cyangwa se urundi rwego rwa leta rushobora kubikoraho. Ariko se impungenge z'abashoferi nk'uko warumaje kuzivuga zihabwa agaciro gute? Nicyo ubundi navuga abantu bose bari barimo kwibaza muri iki cyumweru, ariko umunyamakuru wacu abifitiye igisubizo ko yaganiriye na rura, iramusobanurira itubundi
nk'uko ngo wari ubikomoje uti kugira ngo ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli mu Rwanda bizamuke biterwa n'uko akagunguru ka barili ku isi gahagaze muri bya bihugu bicukura peteroli, atariko nanone nta gikuba kiracika nubwo mu kwa 11 ibikomoka kuri peteroli byari byazamutse nanone bikaba byongeye kuzamuka. Ati hari ubundi igipimo fatizo, ati iyo bitaragera muri 980 hafi aho ngaho ntago biba bigaragara ko hari impamvu ifatika yo kuba ibiciro by'ingendo byahinduka. Reka dukurikire inkuru yateguwe na Fiston Felix Habineza tugaruke nyuma yayo. Ibiciro bigabanije by'amazi mu bice by'icyaro biherutse gushyirwaho na RURA ari nabyo bigomba kuba byaratangiye gukurikizwa kuva tariki ya 1 z'ukwezi kwa 1 uyu mwaka binyuranye bitewe n'uburyo ayo mazi atunganywa. Ibiciro by'amazi y'isoko byavuye ku mafaranga 10 kuri litiro 20 bigera ku mafaranga y'u Rwanda 8 gusa. Amazi aboneka hifashishijwe ingufu z'amashanyarazi ubona amafaranga y'u Rwanda 20 avuye kuri 30. Ibiciro by'amazi atangwa hifashishijwe mazutu ndetse n'ava mu nganda nayo yaragabanijwe ku batuye mu cyaro. Iri gabanuka ry'ibiciro by'amazi mu cyaro rivuzwe nyamara hari hakiri abishyiriraho ibiciro by'amazi bakanayagurisha uko biboneye. RURA ivuga ko aba bateganijwe ibihano. turabiseguraho iyo nkuru twari tumaze kubabwira ibana n'izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli ntago ariyo yarije. Reka duhite tujya kuri iyo nkuru y'ibana n'izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli turagaruka nyuma. Esansi yuriye burya n'abagenzi nabo na transport nayo yakurira. Igiciro cya lisansi cyari ku mafaranga 948 kuri litiro guhera mu kwezi kwa 11 umwaka ushize, nabwo kikaba cyari kimaze iminsi kizamutse amafaranga 60 aho mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 cyari ku mafaranga 888. Ibi bivuze ko litiro ya lisansi imaze kuzamuka amafaranga 82 kuva mu kwezi kwa 9 umwaka ushize. Uku kuzamuka kw'ibi biciro by'ibikomoka kuri peteroli ngo byakajyanishijwe no guhindura ibiciro by'ingendo kuko ngo iyo bidakozwe bishyira abashoferi mu gihombo. Imodoka inywa amafaranga menshi. Niyo magena akoraga umunsi wose nk'ubu esansi itaruriye nkwaga 57, ariko nimba esansi yuriye ngomba kuza kunywa amafaranga nka 65 68. Igihombo kizamo kuko urumva abagenzi bo baba bakishyura yandi n'ubundi esansi irurira ariko igice gikomeza kuba cyakindi. Biba ari itegeko riba ryasohotse nta kindi wakongeraho usibye ko wenda nabo bagera uko batworohereza wenda nko mu gutanga amafaranga yo ku rugendo bakongeraho wenda andi makeya. Ubwo nyine urumva ko iyo umuntu ubundi abanywa ku modoka hagira hagabanuka ko yo yakagombye kubona, niyo mpamvu wenda bakongezaho nk'amafaranga ku rugendo kugira ngo natwe tureke guhura n'ibihombo. Nkuko bigaragara mu itangazo rimenyekanisha ibiciro bishya ryasohowe na RURA, iki kigo kivuga ko irizamuka ry'ibiciro rishingiye ku izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ku rwego mpuzamahanga. Iki kigo ariko cyatangaje ko irizamuka ry'ibiciro ritagomba kugira ingaruka ku biciro byo gutwara abagenzi muri rusange kuko ngo izamuka ry'ibi biciro bitari byagera ku rugero rwatuma ibiciro by'ingendo bihinduka. Uyu ni Benjamin Rutimirwa, umuyobozi ushinzwe kugenzura iby'ubukungu muri RURA. Ariko urugero rwemeranijweho nuko rutaragera. Ubwo rero impamvu zo guhindura ibiciro by'abagenzi beshingiye kubikomoka kuri peteroli ntazihari, nta ngaruka nimwe bifite ku ngendo z'abagenzi. Aha navuga yuko izi modoka zitwara abagenzi zinywa mazutu. Rero imodoka zinywa mazutu mu gushiraho ibiciro byatangiye gukurikizwa by'ingendo byatangiye gukurikizwa ku itariki ya 1 ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2015. Mu mibare yashizwe kugira ngo tube RURA ibe yagena igiciro bemeranijwe yuko mu gihe igiciro gishobora gusubirwamo mu gihe igiciro ca litiro imwe y'amazutu carenza amafaranga 960. Ubwo rero uyu munsi cashizwe kuri 932. Urumva aracariho amafaranga 28 ataragerwaho, nabyo bivuga uko ari ugusubizwamo, n'ugusuzumwa niba cazamuka se cyangwa cyaguma uko bimeze. Kuva mu ntangiriro za 2016 kugera mu kwezi kwa 6 igiciro cy'agakunguru ka peteroli ku isoko mpuzamahanga cyazamutse ku kigero cya 35%. Fiston Felix Habineza, Royal TV.
reka tugushimire cyane Fisto Felix Habineza. Inosa ibijyanye n'izamuka ry'ibiciro ry'ibikomoka kuri peteroli birazamuka bikamanuka, ariko icyo twakwifuriza nuko bitazajya bizamuka cyane bigakora ku buzima bw'ababikoresha mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma turimo kugana ku musozo, twakurikizaho yihe nkuru tugana ku musozo? Ntitwabura kugaruka ku nkuru muri iki cyumweru twabagejejeho, inkuru irebana n'ubuvugizi bw'umuturage utuye mu murenge wa Muhima. Mu minsi ishize yagize ikibazo, navuga ko ari ibyago yagize, inzu ye irashya, hahiramo ndetse nawe umuryango we bagera kuri 4. Haza kubaho iki cyabaye nuko yari yabuze amafaranga yo kugira ngo imirambo ive mu bitaro ashyingurwe, ariko nanone nyuma CHK iza kumufasha kubo iyo mirambo wabona uko ayishyingura, ariko nanone akomeza guhura n'ikibazo cyo kuba nta hantu afite ho kwikinga. Urumva umuntu wahishije inzu, uretse n'inzu nanone umuryango we bagashya, urumva n'ibyago bikomeye cyane. Abasigaye heru niba ari ku muntu yavuga. Muri cyumweru twaramusuye tuganira nawe, reka twumve icyo umunyamakuru wacu agarukaho. Mu ijoro ryo ku itariki ya 21 ukwezi kwa 12 umwaka ushize, nibwo inzu yubatse mu kagari ka Kabasengerezi ho mu murenge wa Muhima yafashwe n'inkongi y'umuriro, hagahiramo umugore n'abana 3. Niyonshuti François bakunda kwita Kazungu ariwe nyir'urugo. Muri iryo joro ntiyari yarayiwe mu rugo ku Muhima kuko hari hashize iminsi 2 yaragiye mu cyaro. Avuga ko atazi uko byagenze ngo inzu yabagamo ifatwe n'inkongi y'umuriro, ariko aratubwira uko yumvise iyi nkuru y'akababaro. Nje mu gitondo mvuga nti ku kazi, mpura n'abantu hano hepfo ndimo nzamuka, arambwira ati se wamenye ibyaye ibintu byabaye iwawe? Nti ntabyo nzi. Ngo umuntu ngo mu rugo iwawe hahiye. Narazamuka nahise manza ahangaha nsanga abantu barangije kubajyana, sinari impari kuko ntago nari impari, sinari namenye n'igihe byabereye. Nanjye nabimenye mu gitondo nageze kwa muganga nsanga umwana niwe wabashije gupfa, we bamujyanye n'undi yagize, ariko mama we nawe ameze nabi, ubona yuko ameze nawe n'ubundi utari bube. Byajeje nimugoroba nawe yapfuye. Abandi 2 bari basigaye nabo bapfuye hashize iminsi 5. Kuri ubu Niyonshuti François avuga ko ahangayikishijwe cyane n'ubuzima bwe nyuma yo kubura umuryango we, akaba yifuzaho kuba ubundi agatangira ubuzima bushya nubwo yemeza ko atorohewe. Kuri iyi saha ntago nakubwira ko ubuzima buhagaze neza, kuko n'ubu nta hantu handi ufite ho kuba ndi, mu kuvuga ngo nta n'ikindi kintu ufite navuga ngo ngiye guheraho, ntacyo mbese sibye gutangira ubundi buzima bundi bushyashya. Na uko nabona aho mba nibereye nta kibazo, n'ubundi buzima nkatangira ubundi buzima bushyashya. Royal TV na Royal FM byifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'umurenge Niyonshuti yaratuyemo buri gukora kugira ngo asubire mu buzima busanzwe. Butubwira ko bugiye kumushakiraho kuba amezi 3 ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze birimo ibiryamirwa n'ibindi. Ruzima John ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima. Nk'umurenge tukimara kubyumva, of course it was a tragedy, byari ibyago gutakaza abantu bazize umuriro, ariko mu bushobozi buke ariko bufite urukundo twarikusanyije nk'umurenge turabashingura, ariko nk'umurenge turateganya ko umugabo wasigaye ko tuzamukodeshereza inzu y'amezi 3. Tuzashaka inzu tukamukodesha amezi 3 nawe akaba yisuganya, tugashaka n'ibintu bikeya byo mu nzu nka matera cyangwa amashuka kugira ngo nawe atangire ubuzima. Iyi nzu mpagazemo iherereye mu murenge wa Muhima, akagari ka Kabasengerezi ho mu mudugudu w'Icyeza. Iherutse gufatwa n'inkongi y'umuriro ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize. Abari bayirimo barimo umugore n'abana be 3 bose barapfa. Hasigaye nyir'urugo ariwe witwa Niyonshuti François uzwi ku izina rya Kazungu, ariko akaba yarasigaye heru nk'uko mubibona. Ibintu byose byarangiritse, nta kintu na kimwe gisigaye mu nzu. Uyu mugabo akaba yifuza ko nibura hagera abantu bamutabara, bafite umutima utabara, bakamufasha kongera kuba naho kuba ndetse n'ibindi bikoresho byose bikenerwa mu buzima. Ukeneye kumufasha wahamagara nimero ze za telefone ziri kuri screen yawe. Liliane Kariza, Royal TV. Arakoze cyane Liliane Kariza kuri iyo nkuru. Tito navuga ko ari inkuru irimo
zagarutswe ariko zibabaje nyine ikora ku mutima kubona umuntu waragwiriwe ibyago nka biriya ariko kandi hariho na nimero ze ushoboye ufite umutima wo gufasha koko yamufasha kuko birenze kuba ibyago. Tito, hari ubutumwa nk'abungahe bushobora kuba bwaje kugira ngo dusezere, amasaha yo ararangiye. Ndabona ikoranabuhanga ritankundiye, ntago ubutumwa twabona gusa bwaje ari bwinshi, ariko ikoranabuhanga ntiryankundira ko tubusoma no kwisegura. Ntacyo turiseguraho ku bantu bashobora kuba bohereje ubutumwa wenda twaba tutabashije kubusoma. Turabashimira ariko kandi kuba mwadukurikiye, mwarakoze cyane kuba natwe muri iki cyumweru cyose. Navuga ko uko niko dutangiye umwaka, ni inkuru n'ibitekerezo bitangira umwaka. Tuzakomeza tubane muri umwaka wa 2017. Turabifuriza ibyiza bisa, ishya n'ihirwe. Tito, ngira ngo twasoza. No gusoza. Mwakoze cyane rero ababanye natwe, inkuru n'ibitekerezo nakagaruka ni buri cyumweru kuva saa 12 kugera saa 1. Nge mwabanye uyu munsi ndi Innocent Muvunyi, nanjye Tito Dusabirema. Murara haryana.